Hi guys, ni Jados Netmedia nk'uko bisanzwe. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ese ni gute YouTube ihemba abantu mu Rwanda. Ese ni ayahe mafaranga umuntu abona kuri views imwe? Turaza kuvuga rero ku bintu bigera kuri bitanu. Iki cya mbere, ese YouTube ihemba abanyarwanda? Turaza kureba nimba ari yego cyangwa hoya. Icya kabiri, turi buze kurebaho ese amafaranga YouTube ihemba abantu aturuka hehe. Icyo ni icya kabiri turi buze kurebaho. Hanyuma ingingo ya gatatu iraza kuvuga cyangwa se turaza kuba turebera hamwe ese ni gute YouTube ipima ibiciro yishyura abantu bayo. Ni ayahe mafaranga YouTube ihemba wenda kuri views imwe. Hanyuma igice cya kane cyo cya nyuma turaza kureba uko amafaranga agera kuri wowe, uko bigenda. Se amafaranga ava kuri account ya YouTube akaza kuri account yawe binyuze hehe, bigenda gute? Ibyo rero ni ibintu bine by'ingenzi utari buze gucikanwa nabyo. Nimba utarakora subscribe, nakubwira ngo kanda hasi kuri subscribe twiyungeho kugira ngo tujye tubona uburyo tuganira turi inshuti kandi tuziranye. Nimba rero usanzwe inshuti yacu, ni by'agaciro, turagushimiye. Wakora like and share kugira ngo inshuti zawe uzisangize ino video. Twatangiye rero nk'uko twabivuze muri ziriya pariti enye turi buze kuba tuvugaho. Ya mbere twababwiye turaza kureba ese ni gute abanyarwanda nimba bahembwa, ese ni gute bahembwa. Ahangaha igisubizo ni yego, kuko ku isi yose abantu bemerewe gukoresha YouTube. Nubwo hari ibihugu bimwe na bimwe ushobora gusanga wenda YouTube ikoreramo ariko wenda abantu badahembwa, ariko ibihugu hafi ya byose kuri ino si YouTube irahemba. Kereka wenda harabaye nk'ibibazo runaka wenda YouTube igahagarika, ariko ubundi YouTube ku isi yose irahemba. Rero mu biri ibyo bihugu bihembwa n'abanyarwanda barimo. Ariko kugira ngo uhembwe bisaba kuba wujuje ibisabwa na YouTube Partner Program. Twarayibonye muri iyi video twakoze ubushize. Nimba utarayirebye, jya kuri video zanjye zose, hanyuma uhitemo video meruka gukora iri bubikurikiye. Iyi ngiyi ari iya kabiri uhereye hejuru, urahita uyibona. Twavuze ibintu umuntu kugira ngo ahembwe na YouTube agomba kuba yujuje. Icya mbere, agomba kuba yujuje abasubscriber 1000. Icya kabiri, agomba kuba yujuje amasaha 4000 mu gihe cy'amezi 12. Icya gatatu, agomba kuba afite AdSense account ya account yawe YouTube iguhemberaho, kandi ugomba kuba ugendana no ku mategeko aranga YouTube community. Iyo wujuje ibi byose rero bivuzwe hejuru ko ari bine, ushobora guhabwa amafaranga kuri YouTube channel yawe buri kwezi nk'uko video zawe zagiye zirebwa. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri twavuze ko turi buze kureba se amafaranga YouTube duhemba akomoka, kandi ko kwakibaza se amafaranga YouTube ihemba abantu bo ku isi yose. Kumva abantu baguze indege, abandi baguze za romoroke, amafaranga ava hehe? Ese YouTube yo irunguka? Yes, YouTube irunguka cyane, kandi YouTube nta nubwo iguhemba amafaranga ntago wowe ukora ngo YouTube ihemba amafaranga yikuye ku mufuka. YouTube iguhemba amafaranga wowe wakoreye. Ni ukuvuga ngo amafaranga ava mu bintu bitandukanye kuri YouTube. Urugero, vuga ngo urebye amafaranga ava ku bintu bibiri ubundi by'ingenzi. Icya mbere ni advertisement cyangwa se publicity cyangwa icyo twita ads. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze video abakire bayamamarizaho. Iyo bayamamarijeho rero buri video yawe, buri advertisement iciye kuri video yawe YouTube ibarira mu madolari. Turaza kubireba hasi ko uko iyabara. Uburyo bwa kabiri ni super chat.
super chat cyangwa se abarebye video yawe bashobora kuguha impano mu buryo bw'amafaranga, noneho wowe izo mpano ukaza kuzibikuza. Ubundi buryo ariko budakunda gukoreshwa mu Rwanda YouTube ikoresha ihemba ni YouTube shopping. Kuba uri nk'umucuruzi wicuruza ibintu byawe ukajya byamamarizaho kuri YouTube channel, nayo YouTube irabyemera kuba wafata ibikoresho byawe ukabyamamarizaho. Ubwo ni uburyo butatu YouTube ibonamo amafaranga yo kuduhemba. Uburyo bwa mbere ni amatangazo y'abakire aca kuri video zawe, hanyuma bakishyura video zawe uko zamamaje. Uburyo bwa kabiri ni gift abakire bashobora kukoherereza cyangwa abantu bagukunda, ni uburyo bwa kabiri. Hanyuma uburyo bwa gatatu aribwo tubonye mu Rwanda budakunda gukoreshwa ni ukuba wakamamaza ibicuruzwa byawe, kuko abenshi mu gihugu cy'u Rwanda bakoresha iriya ya mbere, ahubwo amavideo yabo yamamariza twe dukura amafaranga ku ma ads. So ubwo ngubwo tubonye ko YouTube amafaranga iyakura kuri video twakoze. Iyo video dukoze bazamamarijeho amafaranga turayabona. So igice cya gatatu rero twari buze tuvuga ese ibyo biciro cyangwa se izo video bamamarije kuri izo advertisement cyangwa se buri video yacu bayamamarijeho baduha angahe. Mu by'ukuri YouTube ikoresha ibintu bigera kuri bibiri. YouTube ikoresha icyo twita CPM cyangwa se cost per mile. Iyi CPM akaba ari amafaranga uba uhabwa ku bantu 1000 barebye ad zawe. Tukagira nicyo twita RPM cyangwa se revenue per mile, akaba ari amafaranga usigarana nyuma y'uko ukuramo umusoro. Uvuga ngo byanga byakunda YouTube iyo umaze gufungura account batangira kugusoresha. Bivuze yuko rero kuko igihugu cy'u Rwanda kigendera kuri tax, nacyo nyine nuvuga ngo ni ibihugu hafi ya byose ku isi nyine you have to pay tax ku kintu runaka. Rero YouTube nayo yishyura umusoro ku byo wowe winjije. Rero nuvuga ngo mu Rwanda CPM iba iri hagati y'amadolari 0 n'igice nyine 1/2 cyangwa se 0.5 kugera ku madolari 2, bitewe n'icyo content yawe ivugaho naho wayikoreye ibintu byinshi. Ushobora kuba utari kubyumva neza mu magambo make. Kugira ngo ubyumve neza ndaguha urugero. Nimba video yawe ifite views 10,000, bivuze ngo wowe uzahabwa $1.5 kugira ngo noneho muri kubyumva. Vuga ngo nuzajya ubona video ifite views 10,000, akenshi ubusanga uwo muntu bari bumuhe 1,000 hafi 2,000 mu manyarwanda, 10,000 hafi 2,000. Hanyuma tuvuge wenda ubonye wenda tuvuge ufite views 1,000 wenda 100. Ifite views 100,000 uba ufite amadolari agera hafi mu bihumbi hafi 40 gutyo 50. So ariko nanone mujye mumenya ko biterwa nanone n'ahantu wakoreye video yawe. Uvuga ngo nimba video yawe bayamamarizaho cyane ugenda amafaranga azamuka, aho ngaho ni mu gihe video yawe batayamamarizaho cyane. Uvuga ngo video yawe batayamamarizaho cyane amafaranga aragabanuka. Nk'uko umuntu ashobora kuba afite views 100,000 bakamuhemba amafaranga agera mu 1,500. So rero amafaranga YouTube iduhemba atipendinga nayo na ads bakoze kuri iyo video cyangwa se n'abantu bamamarije kuri video yawe, ndetse bikadipendingana naho baherereye. Uvuga ngo nimba umuntu yamamaje aturutse muri USA amafaranga azihuta. Igice cyane twari twavuze ko turi babwire se ni gute amafaranga ava kuri konti ya YouTube akajya kuri konti yawe. Uvuga ngo ubundi YouTube iguhemba amafaranga yacishije kuri Google AdSense. Google AdSense niyo Google AdSense niyo account ya YouTube.
uvuga ngo YouTube yo ikenera Google AdSense, ntabwo ikenera account zawe zino za beka, ahubwo Google AdSense niyo ihita yihuza na banki zisanzwe zikorera mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Ya muri rusange nuko biba bimeze. Iyo wageze ku bihumbi 100 by'amadolari kuri Google AdSense yawe cyangwa se arenzeho gatoya, ubwo Google ihita ifata amafaranga ari kuri Google AdSense ikayohereza kuri banki yawe. Google AdSense iba yahawe agaciro mu madolari y'amanyamerika, ariko baba bashobora guhita bayahindura bakayashyira mu manyarwanda biciye muri banki nka Equity, nka ABM cyangwa se za beka n'izindi muzi. Bashobora no gukoresha Western Union nubwo atari nyine ntabwo Western Union aba ari nziza, ntabwo ari igihe kirekire, nyine ntabwo iramba. So amafaranga rero ya YouTube aza buri kwezi hagati y'itariki 21 na 23, akaba aribwo ubona ibiceri byawe. So nguko rero nuko uko YouTube ihemba abanyarwanda, nuko uko amafaranga bahagaze kuri views imwe. Niba bifuza gutangira YouTube channel yawe cyangwa se ushaka ubufasha mu buryo bwo kwinjiza amafaranga kuri YouTube, subiza hasi muri comment, ntucikwe gusubiza like, subscribe and comment. Murakoze. Yari Jado Net Media. Ciao ciao.